burya abagabo benshi tubeshwaho n'ubugira neza bw'abagore. Uzi ko hari abagabo bakubita abagore yarangiza akamuryama iruhande, jewe namukubise sinaryama, ubwo se yigirije inkana n'injura akanyitura. Tekereza, ufashe umugore umucira mu maso, urangije ajya mu gikoni azana ibiryo utareba, ubwo se agiye akashyiramo akantu k'umuti w'imbeba akakuzanira ugapfa. Abagabo benshi babeshwaho n'ubugira neza bw'abagore. Barumuna b'umugabo baraje bigira kabutindi, bashiki b'umugabo baza umugore bakamugira umunyamahangakazi, abantu bose ugasanga umugore neza. Uzi ko hari ahantu baza bagakora inama z'urugo z'umuryango baka-excluding umugore, akabatekera akabatunganiza, bakamwita tubise dukora inama z'umuryango wacu. So abayeho mu buhe muryango kuwe wabo yawusize. Umugabo ni umurengezi w'urugo rwe, ariko muwaso w'umugore we mbere y'abandi bose. Abagore ntabwo Imana ibategeka gukunda, ibyo bitegeka abagabo. Kubera iki? Burya imitima y'abagabo itemba ijya hanze. Urangiza akazi kwibaza ariko zone none ndajya hehe, gafata telefone, alo Jean Paul, sha wowe uri hehe? Ati ndi hano ku kazi vraiment. Ugiye hese? Ati sha nabuza honge. Waje se tugahurira kuri Camelia tukajya kunywa kofi. Mugiye kuri Camelia ntacyo mugiye gukorayo, mujyango yo gusa nuko muri abagabo. Ntabwo abagabo ntibatemba bajya mu rugo, batemba bajya hanze. Ibyo biri muri nature yacu. Niyo mpamvu Imana idutegeka ngo jya wibuka kuri umukunzi w'umugore wawe. Bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero. Iyo ni knowledge. Nta hantu muzigera mubona Imana ibwira abagore ngo bakunda abagabo babo. Iryo jambo ni muzaribona muzantumeho mubwire mutari ko hagomba kuba hari passage muri Bibiliya utasomye neza. Ntabwo Imana ijya ibwira abagore gukunda, kuko gukunda biba muri DNA y'abagore. Abagore barakunda, niyo bamukubise urushya aragabura, asa n'inka. Ntabwo murumuna wawe afite droit zingana n'umugore wawe mu rugo, na mushiki wawe non plus, na mama wawe ndetse. Proof uwabikoze aze kuza mbwira uko yabigenjeje. Ninde ufitanye impeta na mama we? Kavuga ati impeta iyi ni ya madamu, iyi ni ya mama. Mama ndamukunda pe, ni nawe wandeze, ndamwubaha, umugisha ngira. Mama ni inshuti ya madamu, turabana mu rugo, ni inshuti ya madamu. Bashobora kungiraho umugambi bakawucura, uretse ko nta mugambi mubi bacura, ari bombi impande zombi. Jewe nkundwa hombi, wari uw'ibumoso ari n'uw'iburyo, nyine imigisha yose impuriraho. Amasaha y'akazi yarangiye, buri muntu aba afite gahunda runaka. Hari abataha, abandi bakajya gusura inshuti n'imiryango kuko ariko kanya baba babonye. Ku bagabo ho, abasoma agacupa aba ari umwanya mwiza wo kujya gusangira n'inshuti zabo. Hari abagabo babikora bagakabya, ugasanga buri munsi yagiye mu kabari agataha yasinze. Umugore yamubaza ati mvuye gusangira n'abagabo bagenzi banjye. Mbega bikaba akamenyero, no kubonera umwanya urugo bikaba ikibazo. Ni ikintu abagore batishimira, gusa nanone ku rundi ruhande gifite akamaro ku bagabo mu gihe bikozwe mu rugero nta gukabya kubayeho. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Oxford buyobowe n'umwarimu witwa Robin Dunbar, akaba umuhanga mu by'imitekerereze n'imibanire y'abantu, uvuga ko umugabo uhuye n'inshuti ze bagasangira agacupa byibura 2 mu cyumweru bimufasha kugira ubuzima bwiza. Ubushakashatsi buvuga ko gusangira icupa hagati y'abagabo b'inshuti bibarinda imihangayiko, stress ndetse n'agahinda gakabije, bityo ko byaba byiza umugabo agiye anyuzamo agasangira kamwe n'inshuti ze. Ibi biterwa nuko iyo umuntu ari kumwe n'inshuti ze, by'umwihariko ku basangira agacupa, umubiri wabo urekura imisemburo izwi nka endorphins ituma umuntu agira ibyishimo no kwisanzura, bikagabanya agahinda, stress no kwiheba. Ikindi cyagaragajwe n'ubushakashatsi nuko abagabo basangira kamwe n'inshuti zabo kenshi bagira umutima mwiza wo gufasha no gufata ibyemezo bifite umumaro kuruta abamara igihe kinini bonyine cyangwa se badasangira kamwe n'inshuti zabo. Ubu noneho ndizera ko abagore babangamirwa nuko abagabo bagiye gusoma kamwe n'inshuti zabo muzajya mubaha umwanya. Gusa abagabo namwe mukirinda gukabya.